nk'uko nari nabibemereye mu kiganiro cy'ubushize ntabwo yuko ndi bubereke ukuntu tuvoma insuline ku bakurikira Gisa Foster TV n'abandi mbibutsa gukora subscribe twihuse ngiye kubereka cyangwa se mbasobanurire gato iyo tuvuze ngo 14 cyangwa 16 ahantu ibigera sibyo ni ukuvuga ngo uvuye ku 10 kugera kuri 20 murabibona ubwo ni mara ya kabiri ni kugenda ubara 10 12 14 16 18 20 sibyo uraza ukavoma umuti wawe niyo wavoma kuzuza 100 ushobora kuwusubizamo nta kibazo sibyo ushobora kuvoma ari mwinshi ukaza kuwusubizamo nibango ro kuwusubizamo uraza turebe hahandi tugeze kuri 14 yacu batubwiye niba ariyo doctor yatwandikiye voilà nayigezeho ngiyi ibi mbibereze kubera ko hari umuntu twize kuganira mbwira ko yigeze gukora irejo yo gutanga umuti mwinshi baramwigishe nyine kwitera ariko ntiyabyumva neza hari ngira ngo ntiyanabaza hanyuma ukabuze neza ko urushinge rwawe rupfundikiye kugira ngo utijomba cyangwa ukagira undi muntu ujomba wabibonye ubwo bakubwiye na 16 warenza kandi karongo kamwe gusa kuri kano gashinge ko ku 10 kaba gafitemo intervalle y'10 kugera ku 100 mukomeze mugire ibihe byiza subscribe kuri Gisa Foster.